Igitabo cya Ezira n'icya Nehemiya. Muri Bibiliya nyinshi zo muri iki gihe, ibi bitabo biratandukanye, nyamara uko gutandukanywa kwabayeho nyuma cyane y'aho byandikiwe. Mu muzo wacyo wa mbere, cyari igitabo kimwe cyanditswe n'umwanditsi umwe. Inkuru yo muri cyo niyo mu gihe cya nyuma y'Abanyababuloni barimbuye Yerusalemu n'urusengero rwaho maze bakajyana benshi mu baturage baho mu bunyage. Iki gitabo rero gihera ku bya nyuma y'imyaka nka 50 maze kikabara ibyo kugaruka i Yerusalemu kwa bamwe mu Bisirayeli, hanyuma n'ibyabaye igihe basubiraga kubaka uwo murwa n'imibereho yabo aho ngaho. Mu buryo bwihariye, iki gitabo kibanda ku bayobozi batatu b'ingenzi bayoboye imirimo yo gusana. Hari Zerubabeli, hakaba na Ezira, hanyuma hagakurikiraho na Nehemiya. Kandi imitegurire y'iki gitabo yibanda ku byakozwe na buri muyobozi. Zerubabeli ayoboye itsinda rinini ry'abantu batashye Yerusalemu bagamije gusana urusengero. Hanyuma hashize imyaka igera kuri 70, Ezira yageze i Yerusalemu kugira ngo yigishe Tora no gusana umuryango. Hanyuma akurikirwa na Nehemiya waje ayoboye imirimo yo gusana inkike za Yerusalemu. Izo nkuru eshatu zateguwe zibangikanyijwe. Buri cyiciro gitangirana n'umwami w'Ubuperesi ashishikajwe n'Imana kohereza umuyobozi i Yerusalemu maze akamuha ibikoresho n'inkunga. Buri muyobozi nanone yahuye n'abamurwanya mu byo yageragezaga, nyuma akaza kubatsinda, ariko mu buryo bwatumaga habaho gukomanyirizwa gutangaje muri ibyo byiciro byose uko ari bitatu. Reka dusubire inyuma maze turebe uko byuzuzanya. Inkuru itangirana n'iteka ryatanzwe na Kuri umwami w'Ubuperesi, kandi yasunitswe n'Imana guhangura abari abanyage gutaha i Yerusalemu gusana urusengero. Kandi umwanditsi avuga ko ibyo byasohoje isezerano ry'umuhanuzi Yeremiya ko umunsi umwe abajyanywe mu bunyage bazagaruka i Yerusalemu. Uku gusohora rero kwagombye gutuma tugira ibyiringiro mu yandi masezerano menshi y'ubuhanuzi avuga ko kujyanwa mu bunyage atariho inkuru irangirira. Dufite ibyiringiro ko hazaza umwami Mesiya ukomoka mu muryango wa Dawidi. Dufite ibyiringiro by'urusengero rwasanwe, aho ububeho bw'Imana buzabana n'abantu bayo. Ibyiringiro by'ubwami bw'Imana buzaganza amahanga yose maze aheshe umugisha nk'uko yabisezeranyije Aburahamu. Nuko rero hamwe n'ibyo byose byiringirwa byose biri ku mutima, dukomeza dusoma inkuru ya Zerubabeli. Izina rye risobanurwa ngo yatewe i Babuloni. Ahagarariye ikiragano cy'abavukiye mu bunyagi i Babuloni, kandi yayoboye itsinda ry'Abisirayeli batashye basubira i Yerusalemu. Bamaze kuhagera, basannye igicaniro ngo bibafashe gutamba ibitambo, kandi nyuma basana n'urusengero ubwarwo. Ibirori byo gushyiraho urufatiro n'ibyo kwegurira Imana urusengero imirimo ishoje ni ibihe by'ingenzi. Inkuru zo mu gihe cyahise zivuga ibyo kwegurira Imana ihema ry'ibonaniro n'urusengero bigomba gusohora mu mitima. Ubu nibwo igicu cy'umuriro cy'ububeho bw'Imana cyagombye kumanuka ikabana n'abantu bayo, kandi ntibibaye. Nuko rero mu gihe abantu bamwe na bamwe bishimiraga urusengero rushya, abakuze bari barabonye urusengero rwa Salomo rwabanje bararira bababaye. Ntabwo byagereranywa n'ubwiza bw'igihe cyabo cyahise cyangwa ibyiringiro bafite by'igihe kizaza. Kandi aha niho tubona inkuru ya mbere y'ababirwanya, kandi biratangaje cyane. Abuzukuru b'Abisirayeli batari barajyanywe mu bunyage, bari bamaze igihe nabo batuye i Yerusalemu, baje gufasha mu murimo wo gusana urusengero. Zerubabeli rero yarabyanze, aravuga ati nta mugabane mufite mu rusengero rwacu. Ibi rero birumvikana ko ibyo byatumye havuka amakimbirane ayo Zerubabeli yatsinze. Ariko biratangaje cyane kubera ko abahanuzi bari barabonye ko imiryango ya Isiraheli yose izahura hamwe n'amahanga yose kugira ngo bifatanye mu gusenga Imana ya Isiraheli ubwo amaherezo ubwami buzaba bwahageze. Iki gihe mu magambo make ni icyo guca intege. Mu gice gikurikira turareba kure ahagana mu myaka 70 kandi aho tubwirwa ibya Ezira. Ni umwe mu Bisiraheli bari barajyanywe mu bunyagi i Babuloni, akaba intiti mu by'amategeko n'umwigisha. Niyo mpamvu Aritazeruzi umwami w'Ubuperesi yamushinze kuyobora indi mbaga y'abantu bagaruka i Yerusalemu. Ezira rero arifuza kuzana impinduramatwara mu mwuka no mu mibanire y'abantu. Ibyiringiro byacu birahamye. N'ubundi tugeze ku kindi gihe cyo muri iyi nkuru hajemo ibitinza. Ezira yamenye ko benshi mu Bisiraheli bari mu bunyagi. Mu bari barashatse abagore batari abo muri bo, bari batuye mu nkengero za Yerusalemu. Bamwe muri bo ni bari Abisirayeli, kandi biragaragara cyane ko abandi bari Abisirayeli. Nuko rero Ezira yerekana icyo amabwiriza yo muri Tora ategeka, ko Isirayeli igomba kuba iyera kandi ikitandukanya n'Abanyakanani ba kera. Maze avuga ko abantu bari batuye hafi y'i Yerusalemu bitwaraga nk'Abanyakanani, bazanduza abari baragiye mu bunyagi. Nuko Ezira asenga isengesho ryo kwihana, kandi yarisengesheje umutima. Ariko nyuma yaho yahuje abayobozi bose maze bemeza rya tegeko ritanya rivuga ko iyo miryango yose igomba guseswa, kandi abagore n'abana bakirukanwa. Nyamara iryo tegeko ryashyizwe mu bikorwa igice gusa. Duhabwa urutonde rw'abagabo bamwe muri bo batanye n'abagore babo. Iyo nkuru iratangaje cyane kubera impamvu nka zingahe. Mbere ya byose, Imana ntiyigeze ibwira Ezira gukora ikintu nk'iki.
abakuru b'i Yerusalemu nibo batumye Ezira ategeka iryo tegeko. Icya kabiri, umuhanuzi wo mu gihe cye Maraki yavuze ko abari mu bunyage bagomba kwita ku kwiyeza, ariko ni nawe wavuze ko Imana yanga gatanya mu bashakanye. Nuko rero ingaruka z'uruvange z'iryo teka zose niko zihuza imiterere y'umusozo udasanzwe usa n'uhinyuza. Ibi bikatwinjiza mu gice gikurikira kivuga ibya Nehemiya. Ni umutware w'Umwisirayeli wakoreraga ubutegetsi bw'Ubuperesi. Kandi ubwo yumvaga iby'inkike za Yerusalemu zasenyutse, yarasenze, hanyuma umwami w'Ubuperesi Aritazeruze amuha uburenganzira bwo kujya gusana izo nkike. Umwami amuha ingabo zifite intwaro hamwe ndetse n'ibikoresho. Nuko amaze kugera i Yerusalemu, atangira umushinga wo kubaka, maze nanone ahura n'imbogamizi ziva ku bantu bari batuye i Yerusalemu. Ubu nabwo tubona guhangana muri iyi nkuru. Umuhanuzi Zekariya wo mu gihe cye yavuze ko Yerusalemu nshya y'ubwami bw'Imana izaba ari umurwa utagira inkuta, ko ububeho bw'Imana buzawuzenguruka, kandi ko abantu bo mu mahanga yose bazaza kwifatanya n'ubwoko bw'Imana bw'isezerano. Nyamara Nehemiya we bisa naho yakoreraga ku iyerekwa ritandukanye. Yabwiye abantu baturaniye Yerusalemu ko nta mugabane bafite muri Yerusalemu, kandi ibyo birumvikana ko byabateye kumurwanya. Nuko rero mu gihe Nehemiya yashyiraga mu bikorwa iyerekwa rye kubw'umurwa mu bunyangamugayo n'umwete, bagombaga kubaka umurwa bafite abarinzi bifurebye intwaro ngo babarinde. Dukomeza kwibaza tuti, ese aya makimbirane yose yashoboraga gukemurwa mu bundi buryo? Ibyo byose bikatugeza ku musozo w'iki gitabo mu byiciro bibiri. Habanza ibyiza, hanyuma ibibi. Ezira na Nehemiya bashyira hamwe imbaraga kugira ngo bazane uguhemburwa kw'abantu mu buryo bw'umwuka. Bateranyiriza abanyagano bose kwizihiza umunsi mukuru. Bamara iminsi 7 basomera mu ruhame kandi banigisha abantu bose Torah. Hanyuma bizihiza umunsi mukuru w'ingando wa kera bibuka umurava w'Imana mu gihe cyo kuva no mu ngendo zo mu butayu. Nyuma batura ibyaha byabo. Barahira biyemeje kuvugurura isezerano no gukurikiza amategeko yose yo muri Torah. Nuko basoza bizihiza urusengero n'inkuta za Yerusalemu, kandi dutekereza ko ibyo bishobora kuba ari itangiriro ry'izindi mpinduka zikomeye. Ariko siko bimeze. Iki gitabo gisoreza ku nkuru ibabaje cyane. Nehemiya yagenzuye umurwa maze asanga abantu batari barasohoje amasezerano y'indahiro yabo. Umurimo wa Zerubabeli ni washojwe kubera ko yasanze urusengero rwarirengagijwe kandi rukorerwamo n'abantu bose batari bujuje ibisabwa. Nyuma yaje kumenya ko n'umurimo wa Ezira uri muteshwa agaciro. Asanga buri wese arimo yica amategeko, abantu bakora ku isabato, ndetse n'umurimo we bwite wo kubaka inkike nawe urimo uvangirwa kubera ko hari abantu bashinga amasoko hirya no hino hafi y'inkike za Yerusalemu kandi bakora ku isabato. Nuko Nehemiya agira uburakari bwinshi, akubita abantu, abashikura imisatsi ku mitwe, ariko anabakabukira ati, mwumvire amategeko ya Torah. Kandi amagambo ye ya nyuma n'isengesho asaba Imana ko yamwibuka, ko nibura yagerageje. Hanyuma igitabo kikarangira. Ndavuga ko bidasanzwe cyane, ariko twari tubyiteze, sibyo se? Ibyo bihe bihiga imishinga myiza byashyizwe muri iki gitabo nkana, maze ibyo bituma twibaza tuti, ni musanzu iki gitabo cyongera ku nkuru ya Bibiliya koko? Umva rero, wibuke ko iki gitabo cyatangiye kizamura ibyiringiro byacu ku masezerano y'ubuhanuzi yerekeranye na Mesiya, urusengero n'ubwami bw'Imana, ariko nta na kimwe muri byo kibaye. Nubwo Abisirayeli bari baragarutse mu gihugu cyabo uko bari bameze mu mwuka mbere y'uko bajyanwa mu bunyage, byasaga naho nta cyahindutse. Kandi nubwo Ezira na Nehemiya bakoze uko bashoboye kose, amavugurura bakoze mu rwego rwa politiki n'imibereho y'abaturage n'ibyageze ku muzi w'ikibazo cy'imitima yabo. Iki gitabo cyerekana rero ni kimwe n'icyo abahanuzi nka Yeremiya na Ezekiyeli bashimangira. Icyo ubwoko bw'Imana bukeneye ni impinduka yo mu mitima yabo yo mu buryo bwuzuye, niba bashaka gukunda no kumvira Imana yabo. Nuko igitabo gisoreza kubisharira, yego, ariko kikaguhatira gukomeza gusoma ibitabo by'ubwenge n'iby'ubuhanuzi kugira ngo umenye icyo Imana izakora kugira ngo isohoze amasezerano y'igihango cyayo gikomeye. Ariko kugeza ubu, icyo nicyo gitabo cya Ezira na Nehemiya.